Ndabasuhuje inshuti zanjye kandi mbaye n'ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nawe uhageze aribwo bwa mbere nawe ndagusuhuje kandi nkuha n'ikaze mu kiganiro ndetse nkusaba yuko nuramuka wumvisha ukunze ibiganiro byacu uze kwibuka ko wakora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro uko bigenda bikurikirana. Nk'ibisanzwe ni njye Jose muri kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe wowe mugore cyangwa se wowe mukobwa, muri make we w'igitsina gore, tugiye kurebera hamwe uwo uriwe bitewe n'itariki wavutseho. Niyo mpamvu ngusaba kubana natwe mu kiganiro kugira ngo wumve itariki wavutseho, ube wamenya uwo uriwe, ubashe kwimenya biruseho. Karibu mu kiganiro. Umukobwa cyangwa se umugore wavutse ku itariki ya mbere, ese aba ateye ate, aba ameze ate? Uyu muntu rero wavutse kuri iyi tariki ya mbere ni wa muntu rwose biba byoroshye kuba wamenya intego z'abantu. Kuri wowe gusoma kumenya intego z'abantu biroroshye kuri wowe, uri wa muntu bigora gusaba ubufasha abandi bantu, birakuvuna cyane, uba wumva utasaba abantu ubufasha no mu gihe uba ubukeneye rwose. Uyu muntu wavutse ku itariki ya mbere rero ni wa muntu ufata inshingano muri situwasiyo izo arizo zose, zaba nziza zaba mbi, urihangana rwose ukahagarara kigabo ugafata inshingano. Uyu mugore cyangwa se umukobwa wavutse tariki ya mbere, uri ikindi ni uko uba uri wa muntu wigira icyizere mu bintu ibyo ari byo byose. Ikindi kandi uri na wa muntu wita ku buryo ki ugaragara, kuko ntabwo ukunda yuko rwose hagira umuntu ubasha kuba yakunyuzamo ijisho. Ikindi uyu muntu wavutse ku itariki ya mbere uba uri wa muntu wa muntu utayoborwa n'ibitekerezo by'abandi cyane. Ikindi twasanga kuri uyu mudamu cyangwa se umukobwa wavutse ku itariki ya mbere ni uko uba uri na wa muntu ukunda kuba yafata igihe cyawe cya wenyine, ukicara ahantu ukitekerezaho, ugatekereza ahashize, ugatekereza ahazaza, kandi rwose ukaba wumva nta muntu ukeneye muri icyo gihe waza kugusagarira. Ibyo ni byo biranga umuntu wavutse, umugore cyangwa se umukobwa wavutse ku itariki ya mbere. Reka rero turebe n'igitsina gore cyavutse ku itariki ya kabiri. Uyu rero wavutse ku itariki ya kabiri ni wa muntu rwose, uyu nawe ameze nk'uwo ku itariki ya mbere, kuko ni wa muntu nawe ukunda kuba yafata igihe cya wenyine akitekerezaho ari wenyine, nta muntu uri umujagariza ibitekerezo. Ikindi kandi uri na wa muntu ushobora kuba wamenya imbaraga z'umuntu umukikije cyangwa se imbaraga z'umuntu z'inshuti bari kumwe, kuko muri make uba ushobora kuba wasobanukirwa niba inshuti yawe izanywe n'ishyari, inshuti yazanywe n'ishyari uzabimenya, niba inshuti yawe igenzwa n'urukundo nabwo uzabimenya, kuko ibyo bintu byifitemo. Uyu muntu rero wavutse ku itariki ya kabiri biramukora cyane kwizera abantu. Ikindi kandi uyu nguyu rwose ni wa muntu ugira ubuntu butiturwa kandi akagira neza, akagira abantu neza, adaharanira inyungu cyangwa se atari wa wundi uvuga ati mbikore bandebe. Uyu mukobwa cyangwa umumama wavutse ku itariki ya kabiri ni wa muntu ushobora kumenya emosiyo y'umuntu, uwo muntu atabashije kuba yabikubwira. Muri make ushobora kumenya umuntu niba yishimye cyangwa se ababaye kandi atabikubwiye, wowe ukabimusomamo, ubwo bushobozi ubwifitemo cyane. Ikindi kandi uri na wa muntu wizera, uri wa muntu rwose utategereza abandi ko baguha agaciro kugira ngo nawe ubone kukiha, oya uriyizera wowe ubwawe. Ikindi uri na wa muntu ukunda kugira ibanga, kugira ubuzima bwawe rwose ukabugira ibanga, ndetse no mu nshuti zawe rwose ubuzima bwawe bwite ukunda kubugira ibanga, kuko ntabwo uri wa muntu abantu bapfa kwinjira ngo babe babasha kuba bamenya ubuzima bwe bwa ndani utashatse kubabwira. Uri wa muntu ugira ubuzima bw'ibanga, ibyo ushatse ko bamenya babimenya, ibyo udashatse nabyo urabihisha. Ikindi uyu muntu wavutse ku itariki ya kabiri uzamusangaho ni uko ari wa muntu ukunda ibijyanye na natire. Muri make uzasanga ari wa muntu ushobora kumva atekanye, ari nk'ahantu mu ishyamba, ari nk'ahantu ku mazi, hari ahantu hari akayaga gahuha neza,
ni wa muntu nyine ukunda ahantu hari natire. Ibyo rero nibyo biranga umuntu wavutse tariki ya kabiri. Reka rero turebere hamwe n'umuntu wavutse tariki ya gatatu. Uyu muntu wavutse tariki ya gatatu rero yaba umukobwa cyangwa se yaba ari umumama, usasanga ari abantu bakunda abandi bizira uburyarya, iyo agukunze abagukunze kandi abikuye ku mutima. Uyu muntu wavutse tariki ya gatatu ni wa muntu ugaragaza ubugwaneza n'imbaraga zituje, ni wa muntu udakunda umuntu wamutesha umwanya, uri na wa muntu kandi abantu biyumvamo ituze iyo bagusanze, kuko akenshi rwose niyo umuntu aje akakubwira ibibazo runaka yahuye nawo, uri wa muntu rwose wumva ibibazo by'abantu ntubacire urubanza, ukabumva ukabatega amatwi, ukabasha no kuba wabagira inama nziza. Hahandi umuntu rwose agenda avuga ati kabisa nahuye n'umuntu muzima, kuva naba ahumuye n'umuntu muzima pe, wumva akagira umuntu inama. Ikindi kiranga rero bano bantu bavutse ku itariki ya gatatu, uzasanga ari ba bantu bubaha ubushuti bafitanye n'abandi bantu ndetse bakubaha na famiye yabo. Ikindi bano bantu bavutse ku itariki ya gatatu ni ba bantu bifitemo impano yo kumenya imyambarire myiza ndetse n'ibindi byiza by'uburanga. Niba ufite inshuti nk'iyo rero jya uyegera uyigisha inama, izakugira inama kandi nabigufashemo neza cyane. Ku bijyanye n'ubwiza ni ibintu byabo baba bazi, iyo babaye aba makeup artist babikora neza cyane kuko ni ibintu bibarimo. Abantu bavutse kuri iyi tariki ya gatatu uzasanga ari babana aho batuye rwose ari ahantu haba hasa neza, hari imitako, nyine baba bumva baba ahantu hakeye hasa neza. Ngibyo rero bimwe mu biranga abantu bavutse ku itariki ya gatatu. Abandi bavutse ku itariki ya kane, ibibaranga ab'igitsina gore bavutse kuri iyi tariki ya kane, uzasanga ari ba bantu baba barashyizeho inzira ntarengwa. Niba rero wumva ushaka kuba wagendana nabo, uba ugomba kuyubahiriza byakwanga byakwemera. Niba ushaka kuba waba inshuti nabo, kuba wagendana nabo, kuba waba mu kigali nabo, nuko nyine biba bimeze. Ikindi, uyu muntu wavutse kuri iyi tariki ya kane ni umuntu wubaha inshingano ze mu buryo bukomeye cyane. Ni wa muntu rwose biba bigoye ko yakwishingikira ku bandi, kuko ni umuntu ukora ibintu mu buryo bwe kandi mu gihe cye. Uyu muntu rero ni umuntu ufata ibyemezo yabanje kubitekerezaho cyane, ntabwo ajya apfa guhubuka. Uyu muntu wavutse kuri iyi tariki ya kane, ibyo akora byose usanga ari wa muntu wubaha cyane ubudahemuka cyangwa se ubunyangamugayo. Ibi bishatse kuvuga yuko rwose no mu rukundo iyo agize ikintu akubonaho kitarimo ubunyangamugayo cyangwa loyalty, bose muhita murangizanya. Ibi nibyo biranga aba bantu bavutse ku itariki ya kane. Reka rero dukomeze ku bantu bavutse ku itariki ya gatanu. Uyu mukobwa cyangwa se umumama wavutse kuri iyi tariki ya gatanu, uzasanga ari umuntu w'umunyabwenge. Mu nshuti ze bagendana aba ari umunyabwenge pe. Ni umuntu ukora ibintu bye bwite kandi akabihagararaho, aho kugira ngo ubone yagiye mu bigare n'ibiki n'ibiki. Ikindi, uyu muntu wavutse ku itariki ya gatanu ni umuntu ni wa muntu uba ushobora kwiga ibintu cyangwa se ukaba wamubwira ibintu bishya, ariko ibyo bintu byose umubwiye ntibibe byabuza ko akomeza kugira umwimerere we n'amahame yari asanganywe. Ni wa muntu rero ukunda ubwisanzure. Ikindi, ni na wa muntu udakunda kuba yaboherwa ahantu hamwe. Ibyo muzapfa rero ni uko waba ushaka rwose kumuzirikira ahantu hamwe, kuko aba ashaka kwisanzura n'abashaka kubaho ubuzima bumeze nk'ubw'imbohe. Uyu mumama cyangwa se uyu mukobwa wavutse ku itariki ya gatanu, muri we imbere rwose afite icyerekezo cy'ahantu ari kujya, nubwo rwose atabikubwira. Ikindi uzamusangaho ni uko ari wa muntu ukunda ibintu bijyanye n'ubumenyi, agakunda n'ikiganiro cyimbitse, atari bya bindi
bya biganiro bite byiza, amakuru ni meza. Abashaka ikiganiro mwinjiye mu kiganiro cyimbitse. Uko niko abantu bavutse kuri tariki ya 5 baba bateye. Reka rero dukomeze no ku bantu bavutse ku itariki ya 6. Uyu muntu rero wavutse kuri iyi tariki ya 6 ni wa muntu ushyiraho amahoro n'umutuzo imbere ye, ntakunda amahane, ntakunda n'amakimbirane. Uyu muntu wavutse kuri iyi tariki ntatinya kwerekana uruhande rwe rworoheje, kuko rwose mushobora guhura mutari muziranye, ariko rwose ari nabwo bwa mbere rwose muhuye, ariko ukaba wagira ngo rwose musanzwe muziranye, kuko usanga ari wa muntu uhita kwisanzuraho rwose. Ni na wa muntu utanakomeza ibintu. Abantu baba bateye gutyo ni n'abantu badakomeza ibintu. Uyu muntu wavutse kuri tariki ya 6 rero ni wa muntu ukunda gutera abandi imbaraga mu buzima, kubatera courage. Biba byiza rero iyo wumva wihebye, ufite ibibazo runaka, wacitse intege, iyo ufite inshuti nk'iyo ngiyo, ko wayisanga ukayiganiriza, kuko izavayo rwose wumva wongeye wagize imbaraga mu buzima bwawe. Uyu muntu wavutse ku itariki ya 6 ni wa muntu ugaragaza amarangamutima, ntajya ashobora kuba yahisha amarangamutima ye. Uyu muntu wavutse ku itariki ya 6 rero ibintu byiza bijyanye n'uburanga, iby'ubwiza n'uburanga ababizi, kuko ni impano yifitemo. Ibijyanye n'ubwiza n'uburanga ni ibintu by'impano aba yifitemo. Byiza rero ugize ikirori cyangwa se ukeneye inama ku bijyanye n'ibijyanye n'ubwiza, jya umugisha inama rwose, kuko ni ibintu bye azabigufashamo cyane. Reka rero dukomereze ku muntu wavutse ku itariki ya 7. Uyu muntu wavutse ku itariki ya 7 wa muntu ukunda kuba ari wenyine, kuko ibingibi by'ubwabyo bimwongerera imbaraga. Ni wa muntu rwose usanga kuba yaba ari mu bigare biragorana cyane. Ni wa muntu urwana n'ubuzima adatinya, uhiga uko byagenda kose ntajya atinya. Ni indahemuka mu nshuti ze. Ni wa muntu ufite intego n'icyerekezo bikomeye ku buzima. Uyu muntu wavutse ku itariki rero ni na wa muntu kandi ushobora kuba wabwira ngo iki kintu ntiwagishobora, iki kintu cyihorere, ahubwo akaba yabikorera icyo, kugira ngo abe yabasha kukwemeza. Ibyo nibyo biranga uwavutse kuri itariki ya 7. Uwavutse rero ku itariki ya 8, yaba umukobwa cyangwa se umukobwa, aba ari umuhanga, yaba umukobwa cyangwa se ari umumama, aba ari umuhanga kurusha ikindi. Uyu muntu wavutse ku itariki abantu benshi bakunda kumwizera. Ni wa muntu uvuga ibintu bimurimo, nta guca ku ruhande ngo akunde ashimisha abantu bamwumva. Uyu muntu wavutse ku itariki ya 8 ni umuntu uba utuje, umurebye inyuma ntahubagurika rwose. Ni na wa muntu uba uzi gutandukanya icyiza ndetse n'ikibi. Ku muntu rero wavutse ku itariki ya 9, yaba umukobwa cyangwa se ari umugore, uyu ntakunda amakimbirane n'urusaku. Biragoye rwose ko yahungabanwa n'ibyo bamuvugaho. Abantu benshi iyo bamubonye umuntu avutse kuri itariki ya 9 bamubona nk'umuntu mukuru kubera ubwenge agira muri we. Ni na wa muntu uha agaciro ibihe byose nubwo byaba bidasamaje. Mushobora kugendana mu nzira wowe wabifashe nk'ibyoroshye, nyamara we yabyubashye cyane. Uyu muntu wavutse kuri itariki ya 9 akunda amahoro, ntakunda ubuzima bw'amatiku n'amahane. Ni umuntu wigira icyizere. Ngibyo rero bimwe mu biranga umuntu wavutse kuri itariki ya 9. Ku muntu wavutse ku itariki ya 10 rero, yaba umugore cyangwa se umukobwa, uyu muntu rero akenshi ubutunzi n'amahirwe nibyo bimukurikira cyane. Agira amahirwe mu bijyanye n'ubutunzi, mu bijyanye mu byo akoze nyine akunda kugira amahirwe cyane. Ni umuntu udatungurwa n'ibintu cyangwa se igihe, cyangwa se ngo ibyo byose bibe byanamuherana. Ni umuntu udatinda ku bintu, ahubwo ibyije byose mu gihe bize, byaba byiza byaba bibi, arabyakira akizera ibindi.
ni wa muntu udakunda gukomeza ibintu nk'uko abandi bantu bakomeza ibintu. Oya, we ntakomeza ibintu. Ni umuntu ushobora gukurura abantu kubera gusa muri we yifitemo icyizere abandi bantu batazi aho gituruka. We yigira confidence se rero zikaba zatuma rwose akurura abantu, inshuti nyinshi zikamuzaho. Uyu muntu rero ni wa muntu ukunda gusabana cyane, kandi rwose ni na wa muntu ugira ubushuti buzira uburyarya. Ni umuntu ubaho nk'aho ubuzima ari bumwe, akenjoyinga, akishimisha, nyine abaho uyu munsi abayeho. Nyine uyu munsi niba ari wariho, nyine arawubara, wishimire urangire, ejo atangire undi awishimemo urangire. Nuko uyu muntu wavutse ku itariki ya 10 ateye. Reka rero dukomereze ku muntu wavutse ku itariki ya 11. Uyu muntu w'umukobwa cyangwa se w'umumama wavutse kuri itariki ya 11 ni wa muntu ugira ukuri kwinshi. Ni wa muntu uvuga ibintu uko biri, washaka warakara, washaka wakwishima, wavuga ibintu nk'uko biri. Ni umuntu wizera cyane kandi akagira n'amahirwe abandi bantu bakamwizera cyane. Ni wa muntu wiha intego, kandi iyo ntego rwose uko byagenda kose aba agomba kuba yayigeraho. Ni wa muntu uba ushaka kuba yarinda abantu bose akunda. Muri make ntuzigere na rimwe rwose uvuga umuntu akunda ariko kumva, kuko rwose mwahangana bikagera kure, kuko aba ashaka kuba yarinda abantu akunda. Ni wa muntu niyo yahura n'inzitizi zigiye zitandukanye mu buzima, arakomeza agahatana kugira ngo abe yabasha kugera ku ntego ashaka kugeraho, ntajya apfa gucika intege mu yandi magambo. Ibi rero bigatuma yuko ibyo yishyizemo, ibyo yashatse gukora, byakwanga byakunda, arahatana paka bigakunda. Ikindi uzamumenyaho ni uko uyu muntu wavutse, uyu mugore wavutse cyangwa se umukobwa wavutse kuri itariki ya 11, ntuzigere na rimwe umusuzugura, kuko ntakunda agasuzuguro. Mwabipfa bikagera kure. Tugeze rero ku mukobwa cyangwa se umugore wavutse ku itariki ya 12. Uyu we rero, uyu mukobwa wavutse kuri itariki ya 12 ni wa muntu ushobora kugenda ukaganiriza, ukabwira umuntu agahinda kawe akakumva rwose, akishyira mu mwanya wawe akakumva, akaba yabasha kukugira inama cyangwa se aba ari n'ubufasha butandukanye afite akaba yagufasha. Uyu muntu ni umuntu mwiza cyane, kuko ni umuntu ugira umutima mwiza kandi wiyoroshya. Uyu muntu wavutse kuri itariki ya 12 rero ni umuntu uha agaciro imbabazi aho gukomeza abika inzika. Iyo umubabaje ukaza ukamusaba imbabazi bita birangira, nabyo gukomeza kugira inzika. Hoya, nukenere ubufasha rero bugiye butandukanye rwose, ufite inshuti yawe yavutse kuri itariki ubizi neza, uzagenda uyigane rwose izabigufashamo uko ishoboye kose. Uyu muntu wavutse kuri itariki ya 12 biba bigoye cyane ko azagucira urubanza, ahubwo akwakira uko uri, akakumva, akaba yagufasha uko ashoboye nyine. Uyu ni wa muntu ushobora gusanga rwose ufite ububabare bw'umutima, ubabaye, uhangayitse, wumva uhangayitse, ariko akabasha kuba yagufasha ibintu bikagenda neza cyane. Ikindi kiranga uyu muntu wavutse kuri itariki ya 12 ni uko ari wa muntu ukunda ubushuti bw'ukuri. Ikindi kandi ugasanga aranabwubaha cyane, arabwubahiriza, kuko biba bigoye cyane rwose kuba yaguhemukira bimuturutseho, ahubwo we akenshi abandi nibo bamuhemukiraho kugira ngo we abe yaguhemukira. Reka rero dukomereze ku muntu wavutse ku itariki ya 13. Uyu muntu wavutse ku itariki ya 13 ni umuntu udakunda gusangiza abandi ibitekerezo bye, arabyihamanira ku giti cye. Uyu muntu rero wavutse kuri itariki ya 13 biragoye ko wamumenya byuzuye, ahubwo uhora wibaza niba wari wamumenya cyangwa se utaramumenya, kuko kumumenya rwose biba bigoye cyane. Uyu muntu wavutse kuri itariki ya 13 ni umuntu wubaha inshingano ze cyane bikomeye cyane. Ni wa muntu ubuza agaciro ke cyane.
ni wa muntu utaba ukeneye inshuti nyinshi, ahubwo nibura imwe ibihagije ku buzima bwe. Ni wa muntu iyo yakunze ibintu abijyamo wese abyirunduriramo. Kandi ikindi, icyo yashatse kuba yakora byanga byakunda abyirunduriramo, arabikora byanga byakunda, akora uko ashoboye akabikora. Ngibyo rero bimwe mu biranga umuntu wavutse kuri itariki ya 13. Umuntu rero wavutse ku itariki ya 14, yaba umukobwa cyangwa se umugore, uzasanga ari umuntu utinda gufata ibyemezo kuko abanza kuba yabitekerezaho cyane. Ikindi, ni wa muntu ukunda ibintu biri hamwe, biri stable, kuko niba muri mu rukundo, niba muvuze ngo tugiye gusohokera aha, aba ariho musohoke. Abashaka ibintu nyine biri ku murongo, bimeze neza, bitarimo akajagararo cyane. Uyu muntu wavutse kuri itariki ya 14 ni wa muntu wigiramo inzozi nini cyane utabasha kwemera ko yarota. Ni wa muntu wigiramo ituze muri we, muri situasiyo izo arizo zose, yaba situasiyo nziza yaba situasiyo mbi, azituzamo cyane, akamenya uko abyitwaramo, kuko n'abantu barabimukundira cyane, kuko biba bigoye kuba wamubona aho byacitse byadogeyeho. Situasiyo yose uko ije ayigenza gake gake. Uyu muntu ni wa muntu ugira ubwonko bubangutse, uba witeguye kuba kwiga ibintu bishya umwanya uwo ari wo wose. Ni wa muntu amasomo y'ubuzima bumwigisha abwiye uko buri, kandi akabasha no kubwakira nyine uko buje. Usanga rwose afite ubwenge burusha uko umureba, afite ubwenge bwinshi cyane. Uyu muntu wavutse kuri itariki ya 14 rero ni wa muntu ukunda ibintu by'ukuri bitarimo ibinyoma, kuko rwose aho kugira ngo umubwire ibinyoma kugira ngo yishime, kuri we wamubwiza ukuri akababara bikarangira. Nta kundu ibintu by'ibinyoma kuri we. Ngibyo rero bimwe mu biranga uyu muntu wavutse mu kwezi kwa ibi nibyo biranga umuntu wavutse kuri iyi tariki ya 14. Reka rero dusoreze ku muntu wavutse kuri iyi tariki ya 15. Nimukunda ikiganiro muzambwira, dukomeze tubabwira n'andi matariki asigaye 15 kugira ngo nayo mwe mwayamenye. Noneho umukobwa cyangwa se umugore wavutse kuri iyi tariki ya 15, uzasanga ari wa muntu udakunda umuntu umubwiriza ibyo akora, abashaka akore uko yabipanze, aba ari ko abikora, ntaba akeneye itegeko hejuru ye. Ikindi, uyu muntu kimuranga ni uko icyo yashatse paka agikora, uko byagenda kose icyo yashatse gukora aragikora. Uyu muntu yita cyane ku bakunda, agira umurava mu byo akora. Ushobora kuza uri umusore wamukunze ukaba wamutereta akakubwira ngo hoya, kandi mu mutima we rwose yagukunze, yumva ahubwo utanahava, ariko akanwa ke kakavuga ngo hoya. Uyu muntu wavutse kuri itariki ya 15 rero ni umuntu wigenga kandi wifitemo ibintu byinshi yifuza kuzakora mu buzima bwe. Ikindi ni uko uzasanga ari na wa muntu ugira inzira ntarengwa kandi akabasha kuba yanayubaha. Ibyo rero bimwe mu biranga abantu bavutse kuri aya matariki, uhereye ku itariki ya mbere kujya ku itariki ya 15, ariko uri w'igitsina gore, umugore cyangwa se umukobwa. Wumvisha rero kino kiganiro ugikunze, ushaka kubana natwe, utarakora subscribe wakora subscribe, kandi wumvishe yuko ukeneye no kumenya n'andi matariki akurikiyeho, munyandikiye muri comment, tuzakomeza tubabwira n'andi matariki akurikiyeho. Mwakoze mwese cyane rero, mwakomeje kubana natwe, ndabashimiye cyane. Amahoro n'imigisha y'Imana igikomeza kubaho, mujye muhirwa muri byose, Imana ikomeje kubaheramo umugisha. Naho ubutaha mu kindi kiganiro, bye.